Iyi nzu ni nk'impano noneho tubazaniye. Ibaze etaje y'ibyumba 5, hasi ifite kimwe, 3 kuri floor ikurikiyeho, floor yo hejuru ya kabiri hariho icyumba na rooftop nziza. Banza urebe iyi rooftop, ariko reba view ifite, reba ko ntigaragara neza, reba ko ntubona neza hakurya no hakuno, ubona ari heza. Tugaruke kuri iyi design, reba iyi nzu ko ntigaragara neza. Iyi nzira isa neza, urabona ko ari etaje ikosoye isa neza. Ifite ibyumba 5 na toilette 5 imbere mu nzu. Ifiteho umwanya w'akajaride keza kari imbere y'umuryango, parking y'imodoka 2 z'amajipe cyangwa 3 ntoya. Salo yo ni duhagazemo nakataraboneka, yaba TV stand yaba n'ibindi byose ni nziza. Etaje nk'iyi ngiyi yagucika koko, kandi ikindi kiryoshye iri hafi neza y'umuhanda wa kaburimbo. Ndahita Kabeza se, ndahita mu Busanza se, ni hafi aho ngaho muri ya quartier nziza cyane ziri gutera imbere. Hanyuma rero iyi nzu irimo iragurishwa ku giciro cya miliyoni 270 zishobora kuzamo n'ibiganiro bitoya. Nawe byibaze etaje nk'iyi ngiyi ugiye kugura kadasteri ya miliyoni 200, nakubera iki? Ko iri hafi y'umuhanda wa kaburimbo, wabonye ko ifite ibice byiza cyane, guturuka kuri design kugera muri iyi salo yayo nziza gutya, ugakomeza muri iyi salamanje nziza gutya, ukagera kuri iki gikoni cyayo gikosoye kirimo utubati twiza, ukazamuka muri ibi byumba byiza, ukagenda ukagera kuri iyi rooftop iguha view nziza. Kuri miliyoni 270 waje nka kurangira ino etaje nziza mu kuyikodesha no mu kuyituramo ko waba utuye neza, kira ahantu heza. Reka tugende hanze turebane buri gice cyose kigize iyi nzu. Uraza kuyikunda, ni etaje ihendutse iri hano mu mujyi wa Kigali, hano mu Busanza hafi neza na Kabeza, iri ku giciro cya miliyoni 270 zonyine. Tugende nkwereka igice ku gice kigize. Nakubwiye ngo noneho ngiye kugenda nkusobanurira buri gice cyose kigize iyi nzu. Mfite ishema ryo kukubwira ko nkuboneye imari nziza yo kugura idahenze, miliyoni 270 zirimo n'ibiganiro. Iyi etaje koko urabona wajya kugura kadasteri uyisize, kandi iri hafi y'umuhanda wa kaburimbo, ni nko muri metero. Reka nidushaka tuvuge ko ari ku muhanda wa kaburimbo, ariko urebe design, urebe ukwisa. Noneho uyu mugoroba iyi nzu iri sweet, byose kuyireba iragaragara neza. Muze tugendemo imbere, banze mbereke iyi gate. Twebwe murabizi buri kintu cyose kiri ku nzu tugenda tukibereka, icyo nakita ngo 5 kwa 5, buri cyose turakibereka. Wayibonye iyi gate ni nziza, irazamuye igeze hejuru, ariko aho hanze ubwo birazamuye nyine, urabona ko bisa neza. Uru rukuta rwa hano rero nawe uri kurubona. Hanyuma mbanze mvuge kuri iyi design ya parking yacu irimo amapave meza, iragaragara neza, irazamuye nayo ni sawa. Navuze ko ari amajipe 2 cyangwa imodoka nk'amayarisi matoya hajya 3, ariko ni etaje izamuye neza kabisa. Nawe uri kubibona, urabona ko ari etaje isa neza pe, iragaragara neza. Ntago mbatindira, aya ma escalier arajya mu gikari, kwa kundi umuntu abagiye kugura amakara, agiye kugura ibindi byose bijya mu gikari, sinko ko bica muri salo, ahita azamukira hariya. Hanyuma abashyitsi bagusuye nabo barahita banyura aha ngaha, bazamuke kuri utu escalier dukoze neza, turiho amapave meza. Urabona ko ari utu escalier twiza. Ukigera hano urahura na terrasse iriho akajaride keza karimo indabo nziza. Urabibona yuko ari jaride nziza, ariko naho dufite n'ibindi binogo. Hanyuma rero kuri uru ruhande, cameraman yegere hano, naho tuhafite jaride. Urabona ko kigendanye na oxygen twarayibutse kuzamuka kugera hano hose urabona nk'indabo. Iyi terrasse nayo ntimuyibonye, tuyivugeho ko iriho n'amavaze meza, tuyivugeho ko iriho n'izi ndabo nziza zisa neza. Hose hagiye hariho amavaze, yewe biraryoshye cyane. Miliyoni 270 waje ukigurira ino etaje nziza idahenze. Reba n'uru rugi rwayo ni rugari, ruragaragara neza, narwo ruratanga design nziza. Ndakubwiye ngo iyi ngiyi ni imari. Twitwa Ruhima Real Estate. Turashimira abantu twamaze guha imari nk'izi ngizi, ariko iyo duhamagaye ngo tubonye imari, ihutire kuduhamagara. Ese uri mu diaspora, uba mu bihugu byo hanze, urashaka inzu nziza iri ahantu hari gutera imbere idahenze, ngwino tuguhe nk'iyi mari. Ngwino dukomeze noneho urebe ino salo. Reba salo hano, reba ubwiza. Uziko iyi etaje iri kuri miliyoni 270 se? Ndabivuga gute? Duhere hejuru, hera hejuru
urebe amatara arimo, urebe gypsum irimo, urebe kuntu iyi nzu igaragara, urabona ko ari ibintu bisa neza frame, urabona ko rwose ni sawa. Impande zose hano hari TV stand, noneho irasa neza, TV stand imeze neza ku buryo nawe nyine abashyitsi baba bicaye hano bari kwenjoyinga nk'umupira, bari kwenjoyinga nk'amakuru, buri kintu cyose. Urabona ko etage rwose very affordable. Please duhamagare. Aha rero hari ama escalier, no munsi y'ama escalier twashyizemo indabyo ku buryo nyine abantu bawe baba bafite aho bareba. Urabona ko ari ibintu bisa neza, haragaragara neza, kandi ubwo ntabwo tuhatinda, ndahita nkomereza aha ngaha kuri uru ruhande, aho noneho tugiye gusanga kuri uru ruhande kugenda ureba n'ukuntu isetinze, amashusho arimo, amatara arimo, izi ndabyo zirimo. Uyu munsi mfite ibintu byinshi byo kuvuga. Urabona ko ari indabyo zisa neza cyane, ariko nanone nugera ku nzu ureba inzugi zikinze, reba izo nzugi uzimenyereye mu yandi mazu. Nakubwiye ngo iyi ngiyi ni very big promotion tubazaniye, inzugi nziza zigaragara neza. Mpereye kuri cya cyumba cya mbere yuko tujya mu bindi bice, cyitwa icyumba cy'abashyitsi. Iki cyumba nicyo dusangaho dushe na toilette wa mushyitsi wagusuye uri hariya muri salo ashobora gukoresha. Dushe nziza irimo amashawa meza, irasa neza, amakaro meza, kubibona nawe. Iza nzugi ndazigarukaho. Hanyuma wa mushyitsi utaha yakoresha iyo dushe, ariko na wa mushyitsi urara akoresha kino cyumba. Ndavuga ko gifite idirishya rinini ryiza rihagije, mvuge ko kirimo amagarde robe meza agaragara neza. Aya ni amagarde robe, nawe urabibona ko nta kintu gisondetse kirimo. Tujye hejuru urebe, buri gice cyose ni gypsum imeze neza. Aha ngaha harimo amakaro meza, yewe buri kintu cyose ni sawa. Mbere noneho kuzamuka hejuru, tubanze turebe igikoni, turebe salle à manger, tuze guhita tujya hejuru noneho isawa cyane. Umva, ntago ari amakabya nkuru. Aha hari salle à manger isetinze fresh. Reba imitako hano twamaze kuyishyiramo, ibintu byose birimo. Wibuke ko ari etage, wongere urebe kuri iyi design, yayo. Wibuke ko ari $270,000. Noneho ntago ari aya madesign gusa, ngwino noneho urebe ubunini bwa salle à manger. Ariko kandi kantu karenze nagere nababwiye, no kuvuga ngo ifite imiryango 2 isohoka. Urabona uno muryango, ruvuga ngo umushyitsi ashobora kuba yaba ari nka hano atiri waca mu bandi hariya, agasohokera hano ku muryango w'urubaho rwiza uri kuri salle à manger. Hanyuma na hano hari terrasse. Ahantu hose iyi nzu izengurutswe n'amaterrasse manini kandi meza. Icyo tukiveho noneho uhita uzurebe iyi miriwari ko ningana, imiriwari nini ku buryo abantu bicaye muri salle à manger baba bareba neza. Noneho urebe ubunini bwa salle à manger, ishobora kujyamo intebe nyinshi rwose, umva zigaragara neza, kandi salle à manger hariya igaragara neza. Umwanya wo gukarabiramo nawo aha ngaha urahari, nkuko ubona imitako myiza, buri gikoresho cyose kirimo ni sawa. Aba mama nimuze noneho namwe mbereke igikoni cya gice mukunda cyane. Iki gikoni ni cyiza, kirimo utubati twiza, kuzamuka kugera hejuru, amatara meza. Urabona ko ari igikoni cyiza, icyo turacyemeranya. Noneho kirimo ibice byose, umwanya wa cuisinieri ufiteho cya cyuma gituma umwotsi udasakara. Hano tukahagira umwanya wa frigo munini uzamutse kugera hejuru, abantu bakunda gushyiramo hano amacupa, namwe murabizi, naho umwanya urimo. Urabona ko ari igikoni kiri complete ku bintu byose. Hanyuma aha ngaha niho dufite stock, irakinze, ni stock nayo nini yihagije. Noneho tuvuye ku gikoni rero, ntabwo dutinda, hano tuhafite igikari nacyo tugitereho akajisho. Hariho inzu y'umukozi, igikoni cyo hanze, aho kumesera hano hirya naho harahari, nyine ni igikari nacyo kiri complete. Uje kugura ino nzu wahita uyibamo. Twakomeje rero tugiye kuzamuka hejuru, turazamutse rero tugiye hejuru. Aya ma escalier ndagira ngo mbereke ko n'umuntu uri ku myaka yo hejuru iroroheje, izi escalier sukubeye. Ariko ubwo n'ama design yose twagiye tuyashyiraho, imitako myiza igaragara neza, nawe uri kuyibona rwose. Ugenda ubiha amaso, tukazamuka ku ma escalier meza. Noneho tukigera aha hejuru tureta tuhasanga na salo ya kabiri. Iyi nzu ni diro cyane. Ibaze nawe etaje nk'iyi y'ibyumba 5 nako ikaba ifitemo na salo ya kabiri. Muze tubanze turebe iyi salo. Uvuga ngo hano ushobora kuhakoresha nka salo yo hejuru, nayo ni nini n'ingari risanzuye. Urabona ko ari salo nziza nyine. Hari abantu baba bafite abana batoya, nibaje guhanganira nabo muri salo nziza igaragara neza. Plafond gypsum nkuko uri kubibona, urabona ko
ni salo iryoshye imeze neza. Aha rero tukahagira ibindi byumba. Hano hari ikindi cyumba, turi kugenda twihuta namwe tujyane. Iyi video mwihangane muyirangize kubera ko natwe tuba twashyizemo imbaraga ngo tubereke imari nk'izi ngizi. Icyumba ni kinini mu bugari, garderobe rwose ihagije nini yisanzuye, itara hejuru ryiza rigaragara neza, yewe terase noneho hano igihe umuntu wese yicaye arasohoka akaba yagira aho aruhukira. Urabona ko ni terase ngari, kandi ubwo na karitsiye nayo mutereho ijisho, urabona ukuntu ugiye kugira abaturanyi beza mu minsi iri imbere. Ni karitsiye, ntabwo ari hahandi uzaba wituranye, ni ahantu heza. Tuve kuri iki cyumba uze nkubwire ko kino cyumba gifite dushe na tuwarete, ariko iyi nzu igikoresho cyose kiyirimo ni sawa, ni sawa cyane. Irimo ibikoresho byiza, yaba ari izi shawa, yaba ari ibindi bikoresho, n'ukuri ni sawa cyane. Reka turebe n'ibindi byumba. Tuvuye kuri shambure ya mbere hejuru, murabizi ko hejuru tubafite shambure ebyiri n'iya gatatu ya principal. Icyumba byo kuba ari kinini ntabwo bigarukaho cyane. Aya garderobe, kamera ihereye hejuru ikamanuka gutya, urahita ubona ko ari garderobe nziza, zimwe zikinguka muri ubu buryo, nawe uri kubibona. Itara nawe urebe hejuru, itara ryiza cyane rigaragara neza. Hanyuma ikindi ni terase. Buri hano buri nzu buri cyumba cyose gifite terase, gifite dushe yacyo. Yewe iyi nzu kuri miliyoni 270, niba uri mu Bushinwa, nimba uri muri Amerika, nimba uri i Burayi, ngwino ari kugura ino deal. Nyuma y'imyaka 2 urabumbwira ngo birashoboka ko aya mafaranga nayunguka, birashoboka ko byagenda gutya. Uri kubibona nawe, amakara arimo, nyine ni inzu yubatse mu buryo bwiza budasondetse bugaragara neza. Noneho rero tuvuye aho ngaho tugiye guhita tujya muri chambre principale, ya yindi isobanura ubwiza bw'inzu, ya yindi isobanura nimba inzu isondetse cyangwa isa nabi. Inzugi zo mugende mureba ni sawa, zirasa neza pe. Tuve kuri uru rugi noneho dukomereze kuri dushe ya chambre principale. Byanze bikunze nimba ari dushe ya chambre principale, urasanga irimo itandukaniro n'izindi dushe, yaba ari ibirahure biriho, yaba ari ishawa hano, yaba ari amakara agiye arimo, toilette nziza rwose nkuko ubibona, ikirahure cyiza, byose birasa neza. Tuvuye kuri iyi dushe hano turahita noneho dukomereza hano hari umuryango ujya mu rwambariro. Ubwo bivuze ko umukozi ashobora gukingura hariya akaza agakora isuku atageze aho ba boss baryamye. Hanyuma mbere yuko tugera aho ba boss baryama, nimuze tubanze turebe iyi dressing room. Noneho ho harihariye uko kuma design arimo kuri hano urebye neza rwose. Iyi dressing room irahagije, garderobe arimo ni menshi, arahagije. Icyo rero tukivuyeho, murahita muza noneho turebe iki cyumba cyo kuryamamo. Aha hose naho kuryama, ifite chambre principale nini, reba ubunini, reba ubwiza, reba aya matara agiye arimo. Urabona ko ari chambre principale nini pe, igaragara neza. Hano muri Ruhima Real Estate ntacyo mwatubura. Ntubure gufata iyo nomero yacu ngo duhamagare uze tukugeze kuri iyi mari bibonetse. Hanyuma rero iyi chambre principale akarusho ifiteho hano na balcon nziza iriho amavaze meza, kandi niyo iriho noneho utangira kubona noneho ya karitsiye yawe, karitsiye iryoshye ya hano mu Busanza hafi ya kaburimbo. Ndakubwiye ngo iyi ngiyi ni massive. Kandi noneho tugende nkwereke hejuru kuri rooftop. Tugiye noneho ku gice cyo hejuru aho tugiye gusanga chambre principale yo tuyisize hano. Noneho tugiye kuhasanga rooftop n'ikindi cyumba. Ugenda ureba iyi mitako, ugenda ureba ko iyi mitako isa. Umva iyi nzu iri complete, miliyoni 270, etage nk'iyi ngiyi, samakabya nkuru muri Kigali. Iyi nzu nk'iyi ngiyi uyiguze ugiye gukodesha, urabona amafaranga menshi. Ariko nimuze turebe ubwiza hano. Mbere yo kujya kuri rooftop, tubanze turebane noneho iyi terase cyangwa se iki cyumba cyo kuri terase. Ushobora kugikoresha nk'icyumba, ushobora kugikoresha nka ofisi. Urabona ko ari icyumba kinini kigari kigaragara neza, icyumba nyine gisa neza pe, nacyo gisa neza. Hanyuma gifitemo dushe na toilette rero. Uyu munsi nababwiye ngo nababoneye deal.
dushe na toilette turayibona nayo irasa neza, iragaragara neza. Ariko mbere yo kujya kureba kuri terrasse, iki cyumba nacyo mberetse gifiteho hano bariko. Bariko nini, noneho nibwo ureba neza uko ibintu bimeze. Urabona ko ari bariko nini nziza kandi ngari yisanzuye, aho ufite view. Ariko moze view tuyirebere kuri terrasse hejuru. Ni karibu nkwereke rooftop hano nini nziza. Reba iyi rooftop rakuni ngana, rooftop ngari ishobora guhostinga abantu. Saha honyine mpagaze, ngwino nkwereke naha ngaha hose kuzenguruka na hantu hanini, kugenda ukagera hariya. Urabona ko ari rooftop ngari ishobora kuba ya hosting ibirori bya runaka. Rooftop nyine ngari izengurutswe n'indabyo isa neza. Ikindi kirenze nuko iyo uje hano ubwifite igice gitwikiriye n'igice gitwikuruye. Aha ngaha rero turateganya kuzashyiramo igikoni cyiza kigaragara neza, ku buryo kizaba ari igikoni nacyo gisavinga abantu bari kuri rooftop. Inzu mfashe umwanya mwiza wo kuyibatembereza. Umutima wanjye ndizera ko mwayibonye neza, ariko wongera urebe design yayo. Inzu ni nziza kandi irahendutse. Miliyoni 270 uragura etage iri hafi y'umuhanda, ibyumba 5, dushe 5 nziza. Ibice byose mwabibonye. Ukeneye investment, ukeneye gushora mu nzu nk'iyi ngiyi, imitungo itimukanwa mu Rwanda irimo irateza imbere abantu benshi, wowe duhamagare tugeze kuri iyi nzu nziza y'itaje iri hano mu Busanza, ahantu heza hafi ya kaburimbo. Nyine iyi ngiyi ni diru cyane. Mvugisha kugeze kuri iyi nzu.